urazinduka ugenda rega Mige narakwirereyeho ariko wumve go hagati yanjye nawe ibintu byose bigiye guhinduka imyaka nabanye nawe nta munsi wigeze unkubita Mige hageze aho unkubita wanyumvise Bisi byo ngibyo ni biryo ntabwo bizi ko Zofina dahari ntiwavuye hano mu nzu ubona ninzi dakorofye tujya gukaraba sibyo tujya gukaraba naragize ujye ndire n'imyenda sibyo ako ari inzoga ko ntamukubise nanjye nabitekeye kandi nabwo niwe wanyendereje rese nge nawe dusangiye kangahe uno munsi nawe wasinze bagombye kuri kwitwararika se nitwararika ninza bagombye kwiyoroshya kuri we aga nitaho mukuru n'ubundi wanamurya nabyo bikagenda neza ariko usikore kugaburira yanakugirira nabi oya ariko ngiye nta kibazo dufitanye ahubwo ubwo ushaka kukizana kandi birangire ntabwo uri umugabo okay umva tubireke nta nibyo nshaka kumva bye aho bye ciao oya ariko ngiye nta kibazo dufitanye ahubwo ubwo ushaka kukizana kandi birangire ntabwo uri umugabo okay umva tubireke nta nibyo nshaka kumva bye aho bye ciao bitetse neza wese bite umara ntabwo nibubwiye ngo ni bibi ngo ikibyene byanjye bamenyereye umva rero mubise ngo amagarire ndashaka ko noneho wiyesitara ndagufasha kwiyesitara ibintu byose mbese ubishyire ku murongo kuko igihe cyageze cyo kwemeza wa mwana nk'ibikese ibintu tuzagenda tugenda se byo kwemeza sister kugira ngo aduhe amafaranga nyine ndashaka uba ufite ibintu byerekana akazi ukora byemeza nyine ukoresheje bwawe documents ubwenge hafi aho apana byende byo kugenda boro boro nyine ube sharp ndashaka nyine ko uba tayari gupanga umupango hageze ibyiremere ibintu nzagenda nitwara nyine nk'umuntu w'umukomisiyoneri umaze igihe mu kazi urugero ibintu twagenda twitwaje ugomba kuba ufite documents zerekana nyine akazi ukora usara umujya mu kazi adafite iki ibyo ntabwo nayibura reka bibaye documents zerekana akazi wakoraga like nyine ibintu bimwactive abone ko nyine uri mu kazi kose atari babateka mito sasa ukagenda ufite wenda nk'amasheki nk'abantu bagiye bagusinyira wakoreye kari akazi so gakindereshyira ariko ibyo biranabaye urumva wowe gusa umwereke kuri shop umwereke ko akazi ukora ukazi utarimo kwiga yewe umwana mu gihe wese ufite ibitabo mu ntoki nyine byerekana ko apana n'ibitabo agenda y'abasirimu ndamwereka n'ama-email y'abantu bagiye umwereka mubwira amazina y'abantu bakomeye wagiye ukorera ziriya gahunda ibyo rero nibyo nshaka ko sasa twiga ukuntu bigiye kuba bimeze sinumva se ibyo ngibyo kimwe ndaza kuza mure nawe ufite ibyo bitabo agenda n'ibiki agenda ibitabo by'ibintu byoye ibitabo si ngombwa agenda nyine umwereka ukuntu ibintu byose baba babikurikiranyije nyine abakiriya ufite appointment kandi ujye wijijishamo umwereke kuri bize abakiriya bagukeneye ari benshi bamamagana afata na phone cyane rwose wimyoza okay numva ibyo binahagije numva bibaye twapangaho bose ibindi bintu byinshi twabiba twigura tujya cyangwa nzajya ni machine ufite machine kuko buriya none iri professional ufite agenda ufite machine byabigize ntabwo ndumva ari sawa ngambi n'ubu nzakubwira sawa cyangwa ikindi ashaka kumbwira ko tubipanze nk'uko byari ariko ntacyo gutyo ni sawa wenyizera nzabikora neza uriya mwana ntuzamuburemo amafaranga tuzayabona humura ntunyizere sawa byari bintu bize ko
tugeze hano ntukomeze waruje kureba mami dade wenda bizi ko adahari ntabwo ari ndaje kwa none mbizi ko mama wawe adahari ahubwo natekereje kuko nashaka kuganira nawe ndavuga nese itujya mu kabari haba hari abantu basakuza bagira bati ndeba ndavuga se mujyane mu rugo ariko nabo mbona ntabwo byagenda neza abakobwa ushaka tuba twagiye mu rugo nta kibazo hano se kureba hari irungu nyine nk'uko ubibona hano niho heza hari irungu nyine iyo tujya mu rugo ugahira bambaza byinshi mbaza uko niri n'ibiki nkatuye umwanya ni ibanga none birakwiye ko tuganira gura umugabo mugenzi wanjye buriya yego nturagira mu myaka nk'iyanjye ariko tugomba kuganira rero Miguel nagiye kure ndagushimira umusore mwiza ufite igihagararo ibigango kandi wabasha no gukora kwiteza imbere ndetse ukanatekereza kurenzaho cyane ndetse ukagira n'ibitekerezo birenze urubyiruko ruri hanze aha ngaha rwose ariko impamvu yatumye ngana nawe ndagira ngo nibura ngo ufashe nk'ubakuza b'umugabo buriya ko umugabo ntabwo ari ipantaro ko umugabo ntabwo ari uko ufite amaboko cyangwa se bigaragara ko ufite igihagararo kugize umugabo ni mu mutwe kandi umugabo n'ibikorwa sibyo kwa kundi mura ndagerageza rwose ariko simbaciye mu ijambo oya nta kibazo kuganira no kongekanya amagambo bibaho ariko hari ibyo urubyiruko hanze mufite byo mubona ngo abakobwa bashimye ngo uri bogari ngo warateruye ngo wakoze baba kumva ko ari bwo bugabo ese ko naterura cyiza cyane sinterura hari ibintu urabona famiye yanyu turi inshuti cyane anigeze guharanira nora mama wawe ambwira ibintu mva birambabaje none ndebye imyitwarire yawe n'ukuntu umusore wakagombye gukora ukiteza imbere ndeba uburyo ngo wakubise uriya mubyeyi mami kuko mike bira bintu koko birakwiriye umuntu umusore nkawe ejo uzubaka urugo akomuze nawe kubizi urabona rwose njye natumwanya njya gukubita mami usubwa yarakubeshyiraga yarambeshye uramugora aranyanga mike uramugora niba waranabikoze niba nakubeshya niba unanabitekereza nawe urabizi ko narakugaye bikomeye ako hanjije ubusa arambeshyira naba mukubitira iki umusore umeze nkawe nubwo uvuga mu muntu w'umuryango wifashije ukize wakagombye gushyiramo imbaraga ukavuga ubushobozi ababyeyi bafite reka nanjye mbuzamure nzaba umugabo nubaha ababyeyi iyo utabashije kubaha umuntu ukurera njye simba mpari ntabwo namukubita njye nawe duhuriye reka ubwo ntumbeshya ntabwo ibi ngibi nuguma muri iyo mikino yo gutyo na gutyo ababyeyi Bibiri ivuga ngo umwana usuzugura utuba ababyeyi abakora icyaha n'icyaha iyo utabasha kubaha umubyeyi n'urugo uzubaka ntabwo ruba ruzaba urugo muze mami yarambeshye pe uramuma ndamwubaha gerageza buryo ki ntabwo nabamukubita koko dupfike mwebwe uramuma uko muzi n'ukuntu ari umumama mwiza witonda ntabwo yakubishyira ni mwiza rwose ahubwo sinzi izo ngeso zo kubeshya zo guteranya ahantu azivanye nyamara hari ibintu mbona byinshi wagakoze ukiyubaka nuguma muri ibi ku kazi ntitwiriranwa hari undi mukozi nibura mugenzi wanjye twari twashwana ndakugaya ku kazi ntabwo uba ushyizeho umutima bigaragara ko uba wibereye ahandi mige kari akazi si akanyu simwe nkorera ntubona imbaraga nshyiramo n'uburyo nshyiramo imbaraga ugasanga bakubwira ngo ukora iki ugasanga uragenda biriya byose ni ugafitemo uburambe muze ugafitemo uburambe kandi nanjye nzagera umenyere ngera ngusigaye ubona ko nsigaye nzinduka nkagenda nkakora ariko ibyo gukubita mami byo shwida arambeshyira njye ntago iryo kosa narikora ubu uri umwana wumvira mu rugo cyane mike twiranwa ko buriya nkurebye mbona usa n'aba basore buhanze aha ngaha bigira mu turasa ariko ntabwo dusa mu bikorwa kuko urumva abandi basore birirwa ku muhanda ko njye nirirwa mu kazi ku kazi njya mu rugo nkaraba njyama nkatuza nta kindi reka twigarukire twe guterana amagambo ariko umurongo mwiza naguha ikintu cya mbere ubaha ababyeyi bawe yaba uriya mama wawe nubwo atari mama wawe mu nda ariko uriya mubyeyi mwumvire mwubahe nakugira inama ntabwo azakuroha imyaka mumaranye yaza kuguhemukira aba yarakwishe yajyaga kugubo yaza kuba ntago mvuga ngo azaguhemukira yaza kuba ushaka kuguhemukira aba yarakwishe utaranamenya n'ubwo bwenge ariko ntabyo yakoze bigaragaza ko ari umubyeyi mwiza ubaha papa wawe umubyeyi wese cyabwira umwana ntabwo abamuroha bamugira inama ngo uzabe umugabo n'ubu umugabo ushimwa n'abagore bo hanze aha ngaha b'abakobwa mwiriranwa ugashimwa na bamwe musangira amacupa n'inzoga
ntabwo uzaba umugabo n'uwo mama wakubonamo na papa wawe. Mige ndabikubwiye dukorana ibi uzabibona numara kuba mukuru. Nukomeza iyo nzira nyubako ruguzangaye, nukomeza iyo nzira nugira amafaranga ya papa wawe uko ngumufite bugatera imbere uzangaye. Sinkubeshya. Giye Kayumba nkoza akazi igihe kinini. Ndi namukuru ndenda kugira imyaka 40. Nta mugore mfite ariko nfite ubuhamya bwinshi. Cyakwereka uko uzaba umugabo, kuzabaho ukunda gukora umvira. Mami aranyanga. Nicyo kintu ugomaje kumva. Kuko nimba ari ikintu nzi neza. Urumva? Ndamwubaha handi ajya no ku kazi yibagiye inkweto nazimushyira. Se aho namwubaha niye. Ntago namukubita rwose kandi narabyumva. Mige ibyo twavuganye urabyumva, wanabyumvise uranabizi, ariko niba hari kitagenda neza gikosore. Niba hari ikirimo hagati yawe na mami mujye mu kiganiro ubwire na papa muganire. Uko abanyarwanda bagiye baca umugani ngo ukuri gushira mu biganiro. Sibyo? Niba habayeho ikibazo ugirana na mami mwicarane na papa ubwire ati ariko papa hari ikintu kitagenda hagati yanjye na mami kimeze gutya mu gikosore. Icyo gihe ni mu gikosora gutyo kizakosoka, ariko nubyihererana kuko nta muntu udakora ikosa. Ariko se nibikosora ibayo ntabwo rikosozwa irindi. Niyo umubyeyi yakora ikosa abakuruta ugomba kumwubaha ijana kuri inde. Ndamwubaha ibyo sinzi iyo yabikuye. Ntaho nigeze nkubita rwose kandi mbikubwira ukuri. Urumva? Ni ukuri do. Hasi nitwirirwana. Hari umuntu tujya tugirana mu kimbirane mu kazi. Sinabone niwe naje kubyigiraho ko. Ndabona igihe kigiye rero. Reka ngende ibyo nakubwiye byose ubitekerezeho. Hanyuma ejo nakazi uzazinduke. Yanzazinduke. Ngaho merekeza mpaye. Ejo uzagerageza uzinduke ariko ibyo bintu bizirikane. Sibyo? Nawe naza umunsohurize. Uri kumbwira ngo iki yose? Oya nawe yose. Haciye kinini ndagukumbuye. Ikindi na mabuja aragukumbuye. Nawe waratinze ntuze we. Akazi kamereye naburavye. Guteka ni njyewe, koza ibyombo byose, kurara amajoro. Koko yose batagukumbuye kwe. Oya uzaga rero urarugarutse cyangwa uzagaruke ejo twabyumva neza nuko. Kuravuze ngo koko ya nukuri yoze gerageza sibyo, gerageza pe. Uravuze ngo kugahinda nibyo yaguteye. Ntose wazagutse ako gahinda yaguteye nkakakumara ko ngiye mbishoboye. Reka n'undi wewe bari bagiye kwifata amabana n'abana bo mu kiryo. Nukuri pe. Gerageza nukuri. Mabuja nawe ari hano yicaye yigunze agahinda kamumenye nabi kukubura. Reka uyu uhari duha tunaseka none ntabwo tugiseka. None sikayingo n'amazi akagaruka. Chayoze imeze nabi nukuri. Ntumva. Wagerageza cyangwa ukatubwira niba uzagaruka mu cyumweru kiri imbere, cyangwa ukatubwira n'umunsi, reka byose birashoboka yose. Ndabizi ko yaguteye ako gahinda nanjye nakakumara yose. Najya ngusohokana ahantu hameze neza, kumva wazashaka no Gisenyi nazagutwarayo da. Nose nkora mpamba imbwa. Nukuri gerageza yose, gerageza urebe ukuntu wagera hano ku kazi kwa bamawe. Turagukumbuye nukuri. Ntabwo nikigenda nukuri.
njye no ntazana gusohokana ariko kubera nkakumara agahinda ka Miguel n'ubundi ni hahandi kagashira neza. Njye nabishobora yose. Kare ni ukuri njye nabishobora, wowe ugura uzareba ugaruke kumva. Okay, we gerageza mu icyo cyumweru kiri imbere uzagaruke nta kibazo, sibyo? Saka no gatabo ni keza. Soma. Umva. Halik romance. Better homecoming. None se umva shiri mbwira. Inkuru zawe ibitabo turabizi ugutangiye inkuru. Oya uzisega cyamba ndi gusoma ariko numva wumva ikise kandi shamba. Sinjya ngura umunsi nzaba ndi kumwe na mommy. Shisi ugira ubucucu. Umva nijya amashusho aba yanyishe. Uriya muntu ageze hehe? You can't even wait. None se jya mwambwire ngo araje ari hehe? Soma ibitabo byo gutegereza rero umva. Badi mu bintu bitekereza. Utekereza ijya zawe yaraje. Cyangwa se banoye. Mbabare hamagara ariko turi mu nkuru zacu naza turavanye umuhamagara mbaza hanageze cyitugora dusoma mbabare wenda nasoma ibaza nk'ubwo bihinduka ngo ntabwo akiye bawe ndabizi nawabara ubweka kuzega niko kazi ataje nyirwa nawe yaba yishakaza umurajya ukazi ejo niyo atagiye nyina nawe urabyumva ugasumva ubuse mutima wamugara aho simbona yari yanakubuze sheri jewe nawe washyuhagujwe shamuhamagare twabona yanageze akaba yagize shamuhamagare dore ubu nanakwitayo nanagutekereza uri hano gusa urimo kunteka sukute gufata Imana si bite ni byiza urimo uranteza sister yashyuhagujwe twakubuze sawa nari mugeza ngo nigeze hano kuri gate sinzi bakingura sona reka cyangwa reka gusona reka sawa Wajango ariko kuri ndimo kubikira mu kuyahageze shahagiwe sindabona mbasindibona ibintu birangiye kana mana kamuzane mama ho uzuko wagira ngo you're going in heaven shakagiwe rero dore mu rugo sama koze cyane uyu sister be neza yego okay Ndengane gukererwaho izi muri bwishyu n'impamvu yakereze. So by the way nitwa Foster missionary Foster. Just cool kwandika kose. Okay. Nabo banyita ngo ndi bwishyu cyane ariko rwa ko bawushaka. Seka tukana kwita tutara. Tutaravura. Abona ari sawa rwose kuko yose nayanjye barayanyita. Okay, twishimiye guhura nawe Faustin. Murakoze cyane. Hari natumika mashini hano. Computer ndi ko yazi ni cyangwa. Ntabwo ari ngombwa, Akora uvira mu kandi kazi. Ndabona kandi mu kazi n'ubu kazi kasaba kenshi. Tubatangira. Hanyuma ngira ngo yarakubwiye. Bigenda ariko akazi kacu dukora buri munsi duhuza abantu nabo babuze tukabahuza bigenda neza ukuntu uko ngusanzwe ubikora nsanzwe mbikora cyane kuko abafite n'ibyangombwa sinzi ni byavuye muri RDB babireba sister niwe nakubwiraga
wahuje ya famiye. Kwiruka famiye nigeze kukubwira. Wavuganye nabo se bumuguye ko byacemo nta kibazo. Nibo bamaye contact. Ibintu bigenda neza kuko kora byinshi cyane. Kuko mashini zimwe bafite abantu benshi bagira korana. Si nibo bamaye contact rero. Bambwiye ko babonanye n'umukozi wabo bari barabuze. Nukuri ubidukoreye bigakunda. Ibyo wekere gushidikanya. Nakwishima. Ibyo wekere gushidikanya kuko dukoze igihe kinini. Kandi abantu benshi byagiye bicamo ntabwo nese umuntu utamuzi arakubwira ukuntu bimeze amateka y'umuntu ukamushaka ukamubona. Uwo amakuru yibanze. Noneho nkagufasha kugukorera umugahura. Ibase mukuri n'umuhanga. Umuntu utamuzi akakubwira amazina ibintu byirondeye byonyine gusa. Maze ibintu bitatu muzi dukoraho tubikora cyane gusa. Okay. Uzanshimira nyuma ubundi ahubwo mbaga twatangira umunsi turi 30. Ego kusko bona bya muri serie. Okay. Mukobwa ntiyakubwiye? Mfahira ngiye ngira ngo ibya bindi byiwe. Ariko nukuri icyo nagusezeranya cyo nubikora bigakunda. Uretse no kubonda icyo twatwumvikanye ngiye ubwanjye naza gushakira ishimwe ry'umwanya. Ibintu byarabaye, ibintu byabaye ahubwo bifite nkaho byabaye. Ahubwo numvaga twanatangira kuko mba mfite umwanya mutoya. Kandi gatana ushaka kumamagara ugasanga tabisutse kandi twakabitwara. Oya tubwire n'usabwo bisaba iki? Icyo bisaba nta kindi ntago amakuru nabashije gufata nuko umubyeyi ashobora kuba ari hanze. Ubwo jewe urumva icyo byansaba ni ukujya hehe mahanga n'ushobora guhura n'umubyeyi wawe nyuma nkazabahuza. Niyo makuru kabisa afite ko ashobora kuba mu mahanga. Ndetse ntako twamufasha kubona tike tukamuinformation. Wenda ibyo biroroshye. Iby'amafaranga byo wenda si cyo cyambere ni akazi. By'amafaranga mwazamuna hanyuma mwenda mukangira nk'itike ko kujya hanze urumva abandi indege harimo hoteli yo kubamo mugenzi abandi yo mwamumaye mu make. Kuko giye icyambere ntabwo ari amafaranga cyambere n'akazi. Iyo umaze gukora akazi neza ibyo umaze gushimisha nibwo ushobora kuguti ntabwo cyambere amafaranga ahubwo twavugana. Mbaga nta n'ibintu byinshi byo ku birumvikana. Ubwo noneho nese urumva witeguye kuba wahita ubijyamo? Ngiye mpora ndi tayari. Okay. Nacyo noneho ubwo watubwira rero umubare w'amafaranga wenda wakumva twaba tuguhaye kugira ngo twumve ko byakunda. Nagiye mbaze nk'uko mukuru yafashe yamubishe. Hari hoteli, hari transport zangize gufasha. Hanyuma ikindi wenda no kubaho. Ibyo nasaba ibintu ndiyo. Numva nabyo ibintu by'ingenzi ngira ngo nyine ushize muri rusange urabona by'abaganga. Ahubwo twavugana yose wenda nyuma tukarara twavuga tuti maramumpaye hangaya andi mukazamuya nyuma numva nagere. Okay, ngaho tubwire twumva sister. Natubwiye twumva yariyo. Tubwire. Tukora umubonda handi yombi bakoreye banka 3,000,000. Ariko mwe ushobora kuborohereza tugabanyiriza n'ukuri ushobora kuborohereza ndabyumva cyane. Wenda twanamubonye bikagenda neza igihe twazana uyaguha ariko ubu ngubu n'amafaranga dufite pe. Wenda abandi mbibakora kuri n'abampa menshi bitewe n'uko bishimye. Dufashe natwe tugira icyo tubona nk'abantu bishimye. Iyi gusha ndabyumva cyane. Hanyuma kandi twazakorera n'abakiriya ndabyumva cyane kuko urumva namwe mba mbabonye umuntu uba wandangiye gutyo tukagira ariko numva nibura nta kintu mu gace mwa 2,000,000.
mbabereye umuntu rwose w'umwana mwiza ngo ntabwo ngiye kuvuga ngo ngire nkuraho ijana okay eti rero reka ubu ngubu tube tuguha byibuze nk'ibihumbi 800 sibyo noneho iyo muzi zimwe nibura kwa kumva ku tega kurya ntidushaka gutatuyibona wowe wihangane ubashake n'amafaranga yawe yashiriwe noneho niba bigeze hagati wenda tuba tumaze kubona nde tuzabikubwira ubu ngubu ngiye nkubwira ngo niyo mbura dushobora kuba twabona ubu ngubu nifuzaga kumpanga nyine ayo ngayo byibuze nk'ibihumbi nka 800 ku buryo atanga 800 nanjye agatanga 800 twese tugafatanya okay sawa rero aratwohereza account ye yego numero de compte turagushiriraho niyo mukabikora nubwo dutangira akazi urabona message twayagushirira ikibazo ahubwo nagiye mbana uze kumpa numero de compte yawe turaza kwikira urayinyohereza kuri email nta kibazo sasa murakoze cyane kandi mwakoze kwikira umva nihuta ariko umuntu aba tunaganira ariko sana kibazo twaza kuza kuvugana ka nimero y'ikingana nukuri naho ubundi ikibazo amafaranga pe nubikora bigakunda ibyo ni akazi dusanzwe dukora rero muzabishidikanya mugire ikibazo rwose tujye tunaguherekeza kandi akazi kacu ka buri munsi tujye dukora ahantu henshi twagiye dukorana okay sawa rero murakoze rero ntabwo tukuzimana duruje wihuta oya ntacyo murakoze cyane wewe muzagira agarutse sawa bye rero mugire reka tugeze ku muhanda bye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye